mukobwa ubona bamwita Isimbi Norine. Nyuma rero yo kwandagazwa n'abanyarwanda cyangwa se n'abanyarwandakazi bagenda bamusereza ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye, uyu rero Isimbi Norine yiyamye abanyarwanda bakomeje kumwandagaza ndetse no kumwibasira ku mbuga nkoranyambaga ze, bamubwira ko umwuga w'uburaya utabereye umukobwa w'umunyarwandakazi. Mu magambo rero uyu mukobwa we yagize ati niba ushaka kunteza ibibazo mu kazi kanjye nkora ka buri munsi, ntabwo nzigera nkwemerera cyangwa se ngo hano umunota n'umwe kugira ngo ubigereho. Yagize ati rero mwebwe ntago muri market yanjye, please my friend, mba nabikizemo agafaranga kanjye, ubuzima bwanjye, imibereho yanjye, buri kintu cyose mfite muri njyewe ishyira mu kazi nkora. Akazi nkora ntabwo ari urwenya, ntabwo ari ibyishimo, ni akazi nk'uko ubyuka mu gitondo ukajya mu gukora muri banki, niko mbyuka mu gitondo nkajya gukora akazi nkora. Rero ni amagambo Isimbi Norine yavuze ubwo yarimo akatira abantu bagenda bamubaza byinshi bigiye bitandukanye, bagenda bamwibasira ku mbuga nkoranyambaga ze. Mwibuke ko ubushize yari yababajije ikibazo kivuga ati ubundi umubiri wawe uwukoresheje ukakwinjiriza, ese ikibazo kiri hehe? Nawe wasubiza we umaze kubyumva. Tuvuye aho ngaho rero reka tunyarukire ku ndirimbo nshyashya iri gukorwa rero ya Bruce Melody ndetse n'icyamamare cyo muri Tanzania Diamond Platnumz, aho indirimbo rero imaze gukorwa kabisa. Ubu ngubu indirimbo ikaba isigaje kujya hanze gusa. Indirimbo rero ikaba imeze neza hariya muri 1-2-55, akaba arimo rero iri gukorerwa. Indirimbo rero ikaba yarangiye, amakuru dufite neza kabisa ava muri 1:55 PM. Biravuga ko indirimbo yo yamaze kurangira, igisigaye rero ni ukuyishyira hanze ubundi abantu bakinjoyinga bakaryoherwa n'umuziki w'abahungu babiri b'ibyamamare, umwe wo mu Rwanda n'undi wo muri Tanzania, aho bakomeze kunyeganyeza Afurika ndetse n'isi muri rusange. Tukiri muri Afurika rero, tutari twava mu Rwanda, turacyari ku bahanzi bo mu Rwanda. N'indirimbo Follow Me Yana yari ya Kevin Kaderero na Chris Easy The Ben kabisa. Kubera gukunda iyi ndirimbo nawe biteganyijwe ko nawe azagaragara muri iyi ndirimbo. Gusa The Ben yirinze kugira icyo abivugaho. Indirimbo yarayikunze ndetse yaganiye na Chris Easy na Kevin Kade nyiri iyi ndirimbo, baza kwemeranya ko iyi ndirimbo yasohoka kabisa nawe arimo. Ariko icyo utamenye neza nuko iyi ndirimbo yamaze gusohoka, ikorewe hariya muri 1:55 PM, ikozwe na producer Element L. Uriya rero muri iyi minsi niwe ukomeje kuba ingorabahizi kugira ngo aze aterekemo igitero cyangwa se verse ya Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben. Rero uyu musore producer Element biravugwa ko yerekeje imiryango kabisa, ikirenge cye yagisohoye muri 1:55 PM. Studio rero ifashwa n'umuterankunga ukomeye witwa Coach Gayer, aho muri iyi minsi bikomeje kuvugwa ko bashobora kuba abahanzi batandukanye ndetse na Element producer akaba n'umuhanzi ko yakwerekeza ahandi rero agasiga aba basore bandi muri iyi studio ya 1:55 PM. Coach Gayer rero biri kugenda bivugwa ko hari ubwo yaba
ari théâtre cyangwa se ikinamico bari gukina, ariko byamajwe kwemeza ko Element Mr L yaba yasohoye cyangwa se yasohotse yerekeza hanze ava muri iyi studio. Indirimbo rero Folomiana yari gusohoka vuba vuba kabisa irimo The Ben. Ubu Element ni ukomeje kuba ingorabahizi kugira ngo The Ben aterekemo imirongo ye, ubundi indirimbo ijye hanze imeze neza. Mbibutse ko indirimbo Folomiana yamaze gusohoka iri hanze, ariko ikaba ikiri mu mamashini kabisa, itari yashyirwa ku karubanda. Bitegerejwe ko The Ben aterekamo umurongo we, ubundi indirimbo igasohoka isengewe neza cyane. Indi nkuru rero y'akababaro ni ukwihanganisha Neo Bosco kabisa ku mugoroba w'ejo ni tariki 23 ku munsi wa gatatu rero yabuze umubyeyi umubyara cyangwa se ise umubyara. Nibwo inkuru y'incamugongo rero yamenyekanye muri iki gitondo ko ku munsi w'ejo nimugoroba ku itariki ya 23 rero aribwo umubyeyi wa Neo Bosco yatabarutse. Ni ukwihanganisha rero Neo Bosco ndetse n'umuryango we muri rusange, ndetse n'abakunzi ba showbiz muri rusange. Ikindi rero wamenya ni indirimbo nshyashya abantu bategereje bari benshi kabisa ya Marina Deborah kabisa, agiye gukorana na JC Kalifani. Izo ndirimbo rero ikaba yamazwe gukorwa rero, yakozwe na producer Faizo Pro. Video rero ikaba yakozwe na director Cité. Iyi rero ni video dutegereje kabisa mu minsi iri imbere kabisa. Ni indirimbo yakozwe neza, bavuga ko bayikoze bayitondeye. Marina rero yatangaje ko iyi ndirimbo yakozwe n'abagabo b'abahanga kandi yakozwe n'abahanzi nabo b'abahanga, bayikora bayitondeye. Rero reka tuyirebe nayo ko izaba ihagaze iyi ndirimbo. Umusobanuzi rero ukomeye mu Rwanda Junior Giti nawe yaje kuba asubiza umugabo witwa Badrama. Badrama rero yaraherutse kuvuga ko gushora mu muziki ari uguta amafaranga yawe. Junior Giti rero yaje kuba amwereka ingero zigiye zitandukanye, amubwira ko burya gushora mu muziki hari abunguka hari n'abahomba. Ati rero abo bawushoyemo ntubona ko bamwe bagiye batuye mu mazu yabo, hari n'abatayatuyemo, ariko wibuke ko hari abo byakijije batuye mu mazu biguriye neza. Ibyo rero ubuvuga nge naguha ingero zifatika zabo gushora amafaranga mu muziki byabakijije. Ati hari ukuntu bigoye guhubukira gushora mu bintu, so muziki gusa. Ntekereza ko abashora ahantu hagiye hatandukanye amafaranga menshi mu nzu z'imiziki mu Rwanda batabanje kwiga uko ikibuga kimeze ngo basobanukirwe isoko bishoyemo. Ati rero uyu muziki wawushoramo ukunguka. Ati none se niba ubuyobozi bukuru bw'igihugu bubona ko imyidagaduro yatanga umusaruro bagashyiraho minisitiri ishinzwe kuyiteza imbere, ninde wakifashe akemeza ko ntacyo bimaze? None se tutabeshyanye ubu nta bahanzi babayeho neza kandi babayeho neza muri iki gihe kandi bakibeshaho bitewe n'umuziki? Ni amagambo rero ya Junior Giti yaje kuba asubiza Badrama. Mu nkuru rero zikomeje kuvugwa, inkuru igezweho kabisa iri trend ubu ngubu ni Turahirwa Moses. Uyu rero wa Motional kabisa yakatiwe n'urukiko imyaka itatu kabisa. Kuri uyu munsi rero ni tariki 24 z'ukwa kane 2025 hari saa 4:39. Nsengiyumva Emmy Turahirwa Moses rero washinze inzu y'imideli ya Motionals
ahishuwe ko yari aherutse gukatirwa n'imyaka 3 y'igifungo nyuma y'uko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rumuhamisha ibyaha binyuranye. Ku wa 22 Mata 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Turahirwa Moses akurikiranyweho ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Uyu musore rero yongeye gufungwa nyuma y'uko muri Mata 2023 nabwo yari yakatiwe muri yombi cyangwa yatakiwe muri yombi akurikiranyweho ibyaha birimo guhimba cyangwa guhindura urwandiko rw'inzira ndetse n'icyo gukoresha ibiyobyabwenge byo mu bwoko bwa urumogi. Rero yakatiwe imyaka 3 bitewe n'uko isubiracyaha yongeye. Murabizi ko yagiye akora amakosa agiye atandukanye. Urukiko rero rukaba rumuhamije imyaka 3 ari mu maboko y'ubugenzacyaha cyangwa se hariya bamucumbikiye. Tugaruke rero ku inkuru y'akababaro ya Papa Francis rero witabye Imana. Hari bamwe rero bangiwe hariya rero i Roma kabisa i Vatican. Bamwe mu birabura bangiwe gusezera kuri Papa Francis babwirwa ko umuhango wo kumusezera wasubitswe. Nk'uko rero byagaragaye mu mashusho akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, umugabo w'umwirabura yitotombe cyane avuga ko nubwo yangiwe kwinjira hariya abazungu bari kujyayo bityo ko ari ivangura. Uwo mugabo rero yarakomeje gusobanura ko nawe yashakaga gusezera kuri Papa Francis nk'abandi. Nuko rero VTM babitangaje rero. Iki ni ikinyamakuru gikorera hariya i Burayi. Yes rero inkuru zo abari nyinshi, murabizi ko icyumweru abari kirekire kabisa ndetse inkuru abari nyinshi. Reka dusoreze kuri iyi nkuru muri iyi minsi iri gutraininga ijyanye no ku bibuno. Ibibuno by'abakobwa rero nabyo biri kuri koroza. Ukimubona rero uyu munyarwandakazi ushobora kuvuga ko yitereshejeho amabuno gusa. Iyi miterere ye idasanzwe yarizanye. Umunyarwandakazi rero Sonia ufite inema umaze imyaka itari mikeya atigisa imbuga nkoranyambaga yagize bimwe mu byo asubiza mu bibazo asubiza rero kuba bimubajije ndetse n'abibazaga byinshi kuri we. Niba rero ukoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko urwa Instagram rero runyuzwaho amafoto kimwe na YouTube inyuzwaho amashusho, nta kuntu waba utarahura n'inkuru ndetse n'amafoto y'uyu munyarwandakazi Sonia ufite inema. Uyu mukobwa rero bitewe n'imiterere ye benshi usanga bamwibazaho byinshi cyane. Bamwe bavuga ko iyo miterere itaba ari karemano byange bikunde, hari icyo yakoze ngo bibashe gukunda. Gusa ibi binyuranye n'ibyo nyir'ubwite yatangaje rero kuri ibi bimuvugwa mu kiganiro rero uyu Sonia ufite inema yagiranye n'abanyamakuru. Abajijwe rero kubivugwa ko yaba yarongeresheje ikibuno ndetse akanibagisha ngo arusheho kugira imiterere myiza, we yavuze ko we ariko yaremwe afite imiterere nk'iyigisabo. Abajijwe rero aho yavukiye yavuze ko ari umunyarwanda ndetse kuri ubu atuye ku musozi wa Rebero rwagati rero mu mujyi wa Kigali. Sonia kandi yatangaje ko ubu afite imyaka 26 y'amavuko ndetse afite umwana. Rero tukaba rero twifuje kubagezaho amafoto ndetse n'ibi bintu yagiye avuga kugira ngo benshi bari kwibaza kuri izi nkuru bacike ururondogoro. Nari Emmanuel, iyi ni Newsline.
kora subscribe niba utarayikora, amakuru ujye uyabonera ku gihe, n'izindi nkuru utaramenya zose ndazikuzanira. Wowe guma ku murongo, icyo usabwa gusa ni ugukora subscribe, ugakora comment kuri icyo kiganiro mba nguhaye, ndetse na like, ugakanda n'inzogera kugira ngo ujye ubonera amakuru ku gihe. Ciao ciao, ugira umuntu